kuriya nisanze kuriya nabwo uko nisanze nabwo ntago nkuzi kuko barabimbwiye ubwo no kuvuga ngo mama wawe niwe waguhaga uburozi ukoreshe kuri mama wase yarajyaga biba nazi aracyari n'ahari aracyari urambaza iki mama aranzengereza nazi namuhoye iki twapfuye umugabo ngibyo ibigaragariye ahangaha yego byumvikane ngo aya ni amaraso y'uyu yari yaratanzwe kugira ngo ameneke agende mu gihe gitoya nubwo hashize igihe kirekire ariko bagendaga bongeramo ibindi n'umutima wuriya mugabo we yego rekana nabikubwira buriya nubwo batabibona ariko buriya Liberatari yaratwaye umugabo we n'umutima yarawutwaye buriya hari ibyo ndi kubonamo hariya byinshi ibyo ari kuvuga nabyo inzu ye yarayifite iragurishwa iribwa na Liberata harimo Liberata murabona mwiki inde Liberata niko buretse tuvura amarozi y'ubwoko bwose waba uhinga ntiweze uratwegera ubu ikindi waba urogerwa icyo gihe nabwo turagufasha tukaguha imiti ituma abantu batakuroga ukagenda nayo kandi ukajya ugenda umeze neza ikindi dutanga umuti w'urukundo ni ukuvuga ngo uzi ko umugabo wawe aguca inyuma uraza ukatwegera ukatubwira uti cyangwa se ubikeka ushobora no kuba utabizi neza ngo ubihamye ariko ukaba ubikeka uraza ukatubwira uti mfite ikibazo kimeze gutya dufite uburyo tubikugenzereza umugabo wawe cyangwa se umugore yagenda aho ageze ntaveyo tutarahagera ikindi nanone ku bagabo badatera akabariro ngo bigende neza wigeze kumbwira ngo abantu bari hanze ngo bakwandikira kuri WhatsApp bakakohereza amafoto ukabafasha urugero nk'abaye baba bari nko muri Amerika bakaguha amafoto ese ibi wari kubibavura batiriwe baza hano bagakira Amerika Aziya Oceania Uburayi aho uri hose ubwo Afrika niyo mvanyemo yego iyo mfite ifoto yawe na adresse yawe njyewe mba ngufite yego rwose aho uri hose urampamagara tukavugana nkagufasha niba ngi ubona biviremo hano njyewe mfite uburyo mbikurura nkabivanayo kandi uri iyo ngiyo abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasaba kuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi turi muri ka gahanda turi muri wa muhanda ngira ngo hano mumaze kuhamenya murahazi ni kuri wa nyanzira ijya kwa Asiya wengira ngo mumaze kumumenya mukeba wa mama Uwase ni kano kayira niko kajya iwe murabizi rero ko washize igihe kinini Asiya arwaye ndetse bikomeye cyane twagiye tujya kumureba kenshi n'umugabo we ndetse na mama warashyira zinaha haza kumureba kugira ngo amurwaze ndetse anamuvuze rero Asiya yaje gukira mu buryo bitamenyekanye nanjye nabimenye gutyo mama we ari umpamagaye arambwira ati umwana wanjye yarakize uzadusure ndavuganira rero kuba Asiya yarakize rwose nibyo kwishimira ntago twifuzaga ko yagira ikindi kinaba ni byiza ko ari muzima ko yakize ndavuganira rero nzashaka umunsi ngiye kumusura kuko ndebe nimba ari muzima nimba yarakize tunaganire nawe ni byinshi byagiye biba arwaye kuko nyine yararwaye yarameze nk'udahari yabaga hari ariko ameze nk'udahari kuko ntiyari muzima ndavuga nzajya kumusura tumuganirize tumubwire ibyabaye byose kiriya gihe niba hari ibyo azi cyangwa se niba nyina hari n'ibyo yamuganirije cyangwa umugabo we mbese tumubaza amakuru yose uko bimeze nuko byifashe reka tumanuke rero twerekezeyo kugira ngo tuganire nawe nyirizina kuko hari byinshi twifuza kumenya kuri we hari byinshi yakoze hari byinshi mama we yakoze ndetse kuri iyi saha ari kwicuza niyo mpamvu rero ngira ngo tugereho kugira ngo tuganire nawe twumve kugeza kuri uyu munsi
twumve uko amerewe ndetse n'uko ameze ndetse n'ibyabaye byose icyo abitekerezaho n'uko abyumva, niba nawe hari ukwicuza afite nko kwa mama we, twumve mbese byose muri rusange twumve uko bimeze. Reka ndabona anahari, reka mbanze tugereyo tumusuhuze twumve uko ameze. Ndabona asa n'umuntu uhuze, ubwo ibindi ndahita muganiriza tuhageze. Asi se ko wakubaye tuhuza se komera, umeze ute se? Umeze neza. Ubu ni wowe ndi kureba. Ninjye. Umeze neza? Karibu ndamuzanira agatebe wicaye mama. Nahagarara ntacyo biba binatwaye. Siko ari muzima we, yarakize pe. Ndomewe. Ganirize twumva uko byagenze pe. Ntabwo nari nzi ko Asiya yakira akaba umuntu muzima. Akaba umuntu muzima rwose, ariko nyine buri kintu cyacu kigize igihe. Igihe cyarageze arakira. None akabura twakwicara ku ibaraza. Gusa ubwo yewe ni kera ko ngiye kuri nge derukana vuba, ntabwo ari kera. No guteka kuntu hasa nende kwikora. Urabukubura twagiye ntabwo dutinda. Umerewe utere? Meze neza, ndashima Imana. Wabonye ukira? Nabonye nyira nyine. Nabonye nyira. Undi gushima gake gake. Nje buriya ndi kokora nkabona si wowe. Oya ninjye mama. Umeze neza urumva nta kibazo? Cyane ukuri meze neza, sibye ko mwari munshoboye. Nakakundi k'abakecuru tuba twiteze done. Ako kanya subaye mukecuru? Nese ubungubu ndibusha. Cyakora mwa bantu mwe ndizera namwe mwishimiye kubona si yameze gutya, wenda yarakize. Ntago wenda hari abatabyishimira kubw'impamvu, ariko kubwanjye ako kubwanjye rwose nje ndishimye kuba uri muzima uvuga. Ubundi twazaga uhara ariko udahari, wibereye mu turimo twawe tugiye dutandukanye, ariko ubu noneho umuntu aranakuvugisha ukavuga. Asiya rero bitabanejeje pe. Hari abo bitanezeza. Hari abo bitanezeza, nukubona nyine umuntu agenda. Nanjye ndashima Imana, najye nayishimira. Ubwo rero numvise amakuru mama we yarambwiye ko wakize, ariko ndavuga nti nzashaka umwanya nze kugusura tuganire, kuko hari byinshi byabaye utazi, wenda utamenyaga nubwo waba guhari. Hari n'ibindi byavugwaga n'ibindi byose byinshi, wenda hari ibyo mama wawe yakubwiye bigiye bitandukanye, mubyeyi we wenda hari ibyo mama wawe yakuganirije, ariko twagira ngo natwe ndetse n'abadukurikiye bamenye Asiya yakize gute. Asiya yakize gute, uburwayi yararwaye, ese yaje kumenya icyabumuteye, cyatumye urwara nacyo nta kibura, ntabwo abantu bakizi. Mbese nyine tubashe kumenya amakuru Asiya aho nyuma yo gukira ameze gute, abayeho gute, ese ibyabaye byose uricuza cyangwa se n'ubundi ni kwa kundi. Mbese uburwayi wakize gute, mbese tuganirize abantu bamenye Asiya yakize gutya, icyamukije ni iki, icyatumye arwara ni iki, kuko byinshi ntabwo abantu tubizi, cyane cyane nk'icyatumye umera kuri ntabwo tukizi, nimba ari umuntu wabigukoze, niba ari ibiki, nta kintu tubizi. Abantu b'iki gihe se shaka utamenya, ubungubu nyine nanjye ndashima Imana gake gakeya, umeze neza nta kibazo. Bwire wenda mama washaka kuba yarabikubwiye, warwaye gute, wafashwe mu buhe buryo? Nyine ukuntu nafashwe, ubundi najyaga n'ikintu najyaga nyine na mama na Diru, arangije nyine arambwira hari ibintu nyine twabaga twibereyemo nyine. Ziriya Diru nyine zo guhemuza, tuvuga ikintu mu mazina yacu ubu ngubu nta kibazo. Nyine hari ibintu twabaga turimo, hari ibintu twabaga turi gukora nyine yarampaye.
ubwo nyine nanjye hari uwo nari ngiye guhereza uriya mugore nyine wantwariye umugabo ushaka kuntwarira umugabo. Ndangije ni ibintu nyine narabukoresheje mbukoresha nabi uko bidakwiriye. Ubwo naho byatangiriye ngiye kumva nyine nisanga kuriya nisanze kuriya nabwo uko nisanze nabwo ntago nkuzi kuko barabimbwiye. ubwo no kuvuga ngo mama wawe niwe waguhaga uburozi ukoresha kuri mama wase. Ubikoresha ko atabikubwiye biragufasha. Njye nyine nabikoresheje uko mama atabimbwiye. Njyewe mbikoresha mu buryo bwanjye uko mama atigeze ambwira uko mbikora. Ndangije nyine urumva nyine ni bwa bugoryi. Mbikoresha nabi biramfata biranyangiza. Numva abantu nyine bitumera kuriya nyine. Bambaye kuriya bivuze ngo wariroze. Yancira mu ncamake arambwira nyine ukuntu nyine narirukankaga ngo ku gasozi uko wari umeze bwo byari ibindi kwa ko nyine wari umeze na ahubwo nkibaza waratubaga ukatumenya uyo twaganiraga wumvaga ibyo tuvuga wiyumvaga gute wowe muri wowe kiragiye namwe se kuko icya mbere wasekaga ubusa uko ndakwisekeye ugiye kumbwira ko utambonye namwe burya mwabaga muhari ugiye kumbwira ko utambonye habe uri kuvuga ngo ntago wambonaga ntago nigeze mbabona ubwo se narababonye mwigeze mungera imbere warurembye kabisa ntago wari kutubona hanyuma utubwiye uburyo warwaye nyuma bwo abantu benshi banaketse ko ari mama wase wabikoze ariko mama wase arahakana avuga ko atari we kandi nabyiza ko utubwije no kuri katari nawe nyuma uza gukira gute rero kuko warwaye igihe kirekire mu mezi nk'atatu niba ntibeshye hafi no kurenga waje gukira bigenze gute kuko mama wawe yaje inaha ahamagawe n'umugabo wawe aje kukuvuza ariko nawe abitindamo ajya mu byo kugirana ibibazo na mama wase ngo byo kwihorera ibintu byinshi ariko wowe ukirwaye waje rero nyuma gukira gute bigenze gute wenda mama wawe ashobora kuba yarabikuganirije uburyo wakize naje gukira mama ngo yahamagaye umuganga ugangura aramvura ndakira ariko mu buryo nakizemo mama ngo hari utuntu yagiye agurisha mama hari utuntu yagiye agurisha utuntu duke kugira ngo nyine mvurwe nongere kuba muzima nuko byagenze ariko nyine wumve ngo mama yarahuritse ubu ngubu ndi mu bibazo wa muntu byihorere Asiya rero ibibazo biranyishe gusa ikintu nishimiye nuko wakize kandi mukama kurwara kwa mama wase akaba nta ruhare yigeze bigiramo nta ruhare yabigizemo mama uremera ko mwamurenganyaga se kumurenganya se shakeza ujye ubyihorera buriya ntawamenya uracyabimushinza kandi oya ntabwo mbimushinjije mama wawe ubwawe umva mbanze nkubwire mama wawe ubwawe yaciye bugufi asaba imbabazi mama wase yemera ibintu byose yakoze yemera ibintu byose yavuze aravuga ati ndabyemeye yishe ihene ya mama wase yica inkoko ye wumva ukuntu muri abana babi acukura icyobo heruguru y'inzu mbese ariko nyuma yaje guca bugufi amusaba imbabazi amubwira ko atazongera amubwira ukuntu ibintu byose wakoresheje uhafi stock ariwe wabiguhaga byose avugisha ukuri aravuga ati mama wase nagira ngo ambabarire umwana wanjye yaraza akambwira ukuntu afite mukeba we kandi akuze ashaka kumutwara umugabo nanjye nkashaka kumugira inama y'ukuntu yakwigenza akamujyana ariko aravuga ati mama wase nasanze twaramurenganyije ndasaba iki imbabazi aciye bugufi ahubwo nkibaza ese wowe mama we niba yemera ibyo yakoze akemera guca bugufi ese ko ari mama wabikoraga ni njyewe kandi ari wowe kandi yarabiguha ukabyemera kuba yarabimpaye ntabwo mbihakanye
ariko kuri iyi si sha ntawamenya ibintu biba biriho pe ke ni ukuri njye ntabwo najya kukwiyobera nta kintu wicuza ku mutima wawe se? byabaye byarabaye ni twihangane nyine nta kintu wicuza ku mutima wawe, urumva ibyo wakoze byari ibyo bikwiye kubikora? ntabwo bikwiriye ariko nyine byarabaye twihangane ni ukuri ngo twihangane shasi. reka twihangane ari we yihangane nanjye nihangane nicyo nshatse kuvuga ni ukuri pe mubeshye se ntabwo njye najya kukubeshya noneho uzabisubira? ntabwo nabisubira njye natekerezaga ko nuba warakize uzaba warafashe nk'isomo. oya nafashe isomo kwiga ukavuga ati iki kintu ndi umuntu mwiza nta kibazo cyanjye ubu nta kibazo kiri hagati yanjye n'abantu babe ndumva nsigaye meze neza ndumva ntari biryanjye umugabo asari he? ahubwo sha nendaga kubikubwira yone nabyibagiwe mana we wabyihoreye ko wa mugabo mama yamwirukanye ubu sinzi iyo monganiye sha sinzi pe. ariko hari igihe twaje hano tuza mama wawe yagiranye ikibazo n'umugabo wawe hari ibyo batarimo kumvikanaho nyine amubwira ngo uko umugabo ari kumubwira ko atabashaka mwembi umumama aramubwira ngo nagenda ave hano agende. umugabo kuva yasohotse turi hano kuva yagenda ntaragaruka. sha umugabo wanjye kandi yarakurwaje pe. umugabo wanjye barabimbwiye ariko mama nawe ntashobotse ubu nkubariye indese umugabo wanjye nawe uhari nk'ubu uriya mukecuru nawe sinzi yaba yagiye imana we ariko muracyabana hano? ariko nazi aracyari n'ahari aracyari mama aranzengereza nazi njyambabarire pe ntazatume mvuga nabi ntazatume ntungana muri uyu mudugudu nta muntu nzi ariko mama ashaka ko bamenya ubusobo nzabigira uteke kukuzengereza nta kundi mba numiwe se umugabo wanjye mbamushakisha naramubuze ndabaririza mana yanjye ibintu ni birebire pe. none ikindi kintu nashaka kubaza ubwo muri make kuva umugabo yagenda ntaragaruka? ntabwo aragaruka. ntuzi n'ahantu ari se? mbabwiwe n'iki se ubu ngubu mbivuze ntababaye ndamuheruka ndipfumbata. hanyuma none se mama yavugaga ko ari hano kubera ko urwaye ari gushaka kunakurwaza wakira agataha. ariko ndabona kuko yarabivuze ndabona ahubwo ibyo atari ko bimeze surana ariko bimeze turi kubaza rega nta makuru dufite. ntabwo ariko bimeze kuko uriya mukecuru nk'ubu sinzi yagiye mu gitondo abyuka agenda ntiwamenya ibyiwe ubu sinahamaze kuhamenyera ku buryo abyuka agenda akirirwa umunsi atagarutse. umuntu uvuye mu cyaro ejo nteranya n'undi uwo yanteranyije nzi ko ari umuntu ariko yari kukurwanirira nawe yari kukurwanirira yari kundwanirira ariko ubu ngubu ukuntu isi iri kumfata ariko mana we uje nanjye ndimashije guhisha ndi mu turimo oya humura n'ubundi singutindira gusa ikintu cyari gitumye nza njyewe narinje uri kumva ahubwo nari nzi ko masanga umugabo gusa kubumbwiye ko umugabo atakiba hano nabyo birantunguye kuko yahoraga hano yakubaga hafi igihe kinini rwose. araheruka se nanjye naramubuze nakize ntawe mbona imbere yanjye yita ku bana usigarana abana mana uriya mugabo kuko njyewe nabyutse mbaririza papa Raisa nabaze papa Raisa yagiye papa Raisa uko namuheruka nabundi narabanje ndabaza ataha n'indi ubundi ahangaha ndi ni hehe niko nabanje nkabaza bigeze aho ngaho baransobanurira barambwira ni ibintu birebire wa muntu w'Imana we sinzi pe ni ibintu birebire.